munsi ni ku cyumweru tariki ya 29. Nifuje ko dusangira ijambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko ibice 13 uhereye ku murongo wa 3 n'uwa 4, hanyuma tugasoma umurongo wa 28 kugeza ku murongo wa 36. Ndatekereza yuko mukomeye aho muherereye, kandi ndizera ko nk'abakristo mukomeje kwitwara neza muri ibi bihe byo kurwanya kiriya cyorezo cya corona virus cyateye isi. Reka dusome ijambo ry'Imana. Yicaye ku musozi wa Elayono yerekeye urusengero, Petero na Yakobo na Yohana na Andereya bamubaza biherereye bati, tubwire ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso kigaragaza ko igihe bizasohoreramo cyegereje ni ikihe? Umurongo wa 28. Nuko rero murebere ku mutini, niwo cyitegererezo. Ishami ryawo iyo ritoshe ibibabi bikamera, mumenya yuko igihe cy'impeshi kiri bugufi. Nuko namwe nimubona ibyo bisohoye, muzamenya yuko ari hafi ndetse ageze ku rugi. Ndababwira ukuri yuko ab'ubu bwoko batazashiraho kugeza aho ibyo byose bizasohorera. Ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye ntazashira na hato. Ariko uwo munsi cyangwa icyo gihe ntawubizi, naho baba abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana w'Imana keretse Data. Muje mwirinda mube maso musenge, kuko mutazi igihe ibyo bizasohoreramo. Ni nk'umuntu wasize urugo rwe ajya mu kindi gihugu, aha abagaragu be ubutware. Umuntu wese ahabwa umurimo we, ategeka umukumirizi kuba maso. Nuko namwe mube maso, kuko mutazi igihe nyir'urugo azaziramo. Niba ari nimugoroba cyangwa mu gicuku cyangwa mu nkoko cyangwa mu museke utambitse, atazabatungura agasanga musinziriye. Icyo mbabwiye ndakibwira bose nti mube maso. Uburyo dusigaranye bwo kuganira mu ijambo ry'Imana n'uburyo bwa audio, kandi turizera ko bidatinze ibihe turimo bizarangira, n'ubundi tukongera tugahura tugasabana turi mu nzu y'Imana. Nifuje gukomeza kuganira namwe ku ijambo ry'Imana rivuga ku bihe n'ibimenyetso by'ibihe. Muri audio naboherereje ubushize yavugaga ku bihe byo muri Bibiliya, kuva mu itangiriro ukageza mu byahishuwe. Nababwiye ko Bibiliya igabanijemo ibihe 7. Hari ibihe bitoya ntagiye mvuga muri audio naboherereje ubushize. Biriya ni ibihe binini abasoma Bibiliya n'abasobanura batekereza, ariko hazabaho n'ibindi bihe bitoya bizagenda binyuramo. Uyu munsi nifuje ko dusangira ijambo ry'Imana rivuga ku bimenyetso nyirizina bizaba byerekana kugaruka kwa Yesu. Muri iri jambo ry'uyu munsi ndavugamwo amagambo nk'atatu gusa. Ijambo rya mbere turareba ibimenyetso Yesu yavuze ari kumwe n'abigishwa ku musozi wa Elayono. Ni ibimenyetso dusanga mu ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu bice 24 uhereye ku murongo wa 1 kugeza kuri 44. Tubisanga nanone muri ubu butumwa bwa Mariko dusomye ibice 13 uhereye ku murongo wa 1 kugeza kuri 36. Ushobora no kubisoma muri Luka ibice 21 umurongo wa 5 kugeza kuri 36. Hari n'ibindi bimenyetso dusanga mu zandiko za Pawulo, cyane cyane nko mu rwandiko rwa mbere n'urwa kabiri Pawulo yandikiye Abitesaloniki. Hari ibindi bimenyetso dusoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo, urwandiko rwa mbere n'urwa kabiri. Hari n'ibyo tuza gusanga byanditse mu gitabo cy'ibyahishuwe ndetse no mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel.
Ah, ijambo ry'Imana dusomye dusanze Yesu ntabwo yagize ubwiru ibimenyetso byerekana kuza kwe. Nubwo hari aho yabwiye abigishwa ko atari ibyabo kumenya iby'iminsi n'ibihe data yagenye mu butware bwe, ariko nta na rimwe Yesu yigeze avuga ko tutagomba kumenya ibimenyetso bizaba byerekana kuza kwe n'iby'imperuka y'isi. Aya magambo dusomye niwe wayavuze ari kumwe n'abigishwa mu masengesho. Bibiliya iratubwira ngo yirirwaga mu rusengero yigisha, ariko bwakwira akarara ku musozi wa Elayono. Hanyuma rero ngo ababwira byinshi bari kuri uyu musozi, ariko ngo yiherereye. Bamwe muri aba bigishwa twasomye mu mazina barimo Petero na Yakobo na Yohana na Andereya, ngo bamusanga biherereye, barasobanura, baramubwira ati tubwire ibyo bizaba ryari n'ikimenyetso cyerekana ko igihe cy'imperuka kizaba kigeze ni ikihe. Atangira kubasobanurira ababwira ibimenyetso uko bizakurikirana. Mu ijambo ry'Imana dusoma muri ubwo butumwa bwose uko nababwiye uko ari butatu, ndetse no mu nzandiko za Pawulo dusangamwo ibimenyetso byinshi. Yahereye ku kimenyetso cy'intambara, avuga yuko hazabaho intambara, ubwami buzatera ubundi bwami, ishyanga rigatera irindi shyanga. Tubisoma muri Matayo ibice 24 umurongo wa 6 n'uwa 7. Avuga yuko hazabaho ibimenyetso by'inzara muri Matayo igice cya 24 ku murongo wa 7. Avuga yuko hazabaho amapfa, impfu zikaba nyinshi mu bantu ndetse no mu bintu. Ubu abantu barapfa, uba uri kumwe n'umuntu ari muzima, mu kanya ukumva baramukubikiye ngo amaze gupfa. Hari abicwa n'impanuka, ariko hari n'abandi bapfa batari barwaye, ukumva bakubwiye ko umuntu mwari muri kumwe mu materaniro amaze kwitaba Imana. Impfu ni nyinshi muri kino gihe. Avuga yuko hazabaho ibihe by'imitingito cyangwa ibishitsi. Tubisoma mu ijambo ry'Imana muri Luka ibice 21 umurongo w'11. Avuga yuko hazabaho n'akarengane k'itorero. Ariko ibi byose n'ibindi nza kuvuga mu kanya, hakaba hari imbaraga zizaba zibiherekeje, bizaba bifite ubukana bwinshi bitewe n'imbaraga zizaba ziri inyuma yabyo. Reka tuje mu Byahishuwe turebe ijambo ry'Imana ryanditse mu Byahishuwe ibice 6 uhereye ku murongo wa 5. Haravuga ngo umwana w'intama amenye ikimenyetso cya gatatu. Numva ikizima cya gatatu kivuga kiti ngwino. Nuko ngiye kubona mbona ifarashi y'umukara, kandi uyicayeho yari afite urugero rw'indatira mu ntoki ze. Numva hagati y'ibyo bizima bine igisa n'ijwi rivuga riti, urugero rumwe rw'ingano rugurwe idenariyo imwe, n'ingero 3 za sayiri zigurwe idenariyo imwe, naho amavuta na vino ntugire icyo ubitwara. Aha ni ku bimenyetso Yesu yavuze by'inzara. Inzara izaba nyinshi, ariko kizatuma inzara iba nyinshi, hazaba hari izindi mbaraga za Satani azaba arimo akoresha muri icyo gihe kugira ngo inzara ibe nyinshi mu isi. Idenariyo ni umushahara w'umukozi ku munsi. Inzara izaba nyinshi ku buryo ikiro kimwe cy'ingano kizagurwa umushahara w'umufundi ku munsi. Izi ngero 3 za sayiri ni ifu itari nziza, izagurwa idenariyo, umushahara w'umukozi yakoreye ku munsi. Aha birashaka kutwereka yuko inzara izaba ari nyinshi cyane. Ku murongo wa 7 haravuga ngo umwana w'intama amenye ikimenyetso cya 4. Numva ijwi ry'ikizima cya 4 kivuga kiti ngwino.
nuko ngiye kubona mbona ifarashi y'igitare igajutse, kandi uyicayeho yitwa Rupfu, kandi kuzimu aramukurikira. Nuko bahabwa ubutware bwa kimwe cya kane cy'isi ngo bakicishe inkota n'inzara n'urupfu n'ibikoko byo mu isi. Umwana w'intama amenya ikimenyetso cya gatanu, mbona munsi y'igicaniro imyuka y'abishwe bahowe ijambo ry'Imana n'ubuhamya bahamyaga, batakana ijwi rirenga bati, ayi mwami wera, ni ukuri uzagezaho kudaca amateka no kudahorera abari mu isi ngo uhorere amaraso yacu. Aka ni akarengane kazabaho. Ntabwo muri kino gihe hari akarengane. Nta karengane kariho, nubwo tudasenga byatewe n'ikibazo kiriho giteye isi yose, niko bimeze hose mu isi, ariko hari igihe cy'akarengane kazabaho k'itorero. Iri zina rya Yesu twakiriye, igihe kizagera Satani arirwanye, kandi arirwanye yivuye inyuma, akoresheje imbaraga ku bazaba bizera ijambo ry'Imana. Akarengane kazabaho kandi bazicwa. Iki gihe kizabaho, ntabwo ari cyo turimo uyu munsi. Ntagire n'ubyitiranya yuko muri iki gihe ibyabaye wenda byaba birimo akarengane. Bibiliya iratubwira Yesu yavuze ibimenyetso byinshi. Yavuze ko ubutumwa bwiza buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya, ndetse aravuga ngo nibwo imperuka izahera ko iza. Ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa, kandi twebwe nk'abakristo nitwe dufite inshingano yo kujana ubwo butumwa no kubukwiza hose ku batarabwumva, kugira ngo bakire ijambo ry'Imana. Tugomba kubishyira mu ntego zacu. Ndabizi ko muri kino gihe hari abantu bakora ingendo za kure, wenda bagiye mu zindi mpamvu zabo. Hari abaja kure bagiye mu butumwa bw'akazi, hari abaja kure bagiye mu bucuruzi. Nk'abakristo tugomba kumenya ko uburyo tubonye dufite tugomba kubukoresha kugira ngo tujane ubutumwa bwiza. Nitwe Yesu yasigiye umurimo, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo turi intumwa mu cyimbo cya Kristo. Tugomba kumenya yuko dufite inshingano yo kubwiriza abari mu isi ubutumwa bwiza kugira ngo babumenye, kuko niwo murimo Yesu yadusigiye. Hanyuma Yesu aza kuvuga ku kindi kimenyetso, ari nacyo twasomye hano mu ijambo ry'Imana, aho dusomye muri ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko. Aza kuvuga ku kintu cyitwa umutini. Abwira abigishwa be, arababwira ngo murebere ku mutini ngo n'amashami yawo. Iyo ishami ry'umutini ibibabi ritoshe, ibibabi bikamera, arababwira ngo mumenya yuko igihe cy'impeshi kiri bugufi. Aravuga ngo nuko namwe nimubona ibyo bisohoye, muzamenye yuko ari hafi ndetse ageze ku rugi. Kubigisha ijambo ry'Imana bavuga Yesu avuga umutina. Ntabwo yavugaga igiti gisanzwe nk'ibyo tubona cy'umutini, kuko ni igiti, ariko yashakaga kuvuga gushibuka k'ubwoko bwa Isirayeli. Murabizi ko ubwoko bw'Isirayeli n'ubwoko bw'Imana n'ubwoko bw'isezerano, nibo babikijwe ibyavuzwe n'Imana. Batoranijwe n'Imana binyuze mu mugaragu wayo Aburahamu. Imana ikorana n'ubu bwoko, ibaha amasezerano nabivuzeho, ariko igihe kigeze bananiwe amasezerano y'Imana, Imana isa naho ibaretse, batatanira gukwira amahanga yose. Nibo Yesu yashakaga kuvuga aha ko igihe nikigera n'ubundi ubu bwoko buzongera bukagaruka mu gihugu cyabo nk'ubwoko eta. Murabizi ko bamaze imyaka 2000 batatanye, ariko uhereye mu mwaka w'1940 cyangwa 1939 kugeza muri 1945 bagaruka mu gihugu cyabo. Ntabwo byari byoroshye, n'uyu munsi ntabwo biboroheye,
ni igihugu bari barasize gituwemo kijamwo abandi bantu baragitura, kugira ngo mu myaka 2000 ugaruke usabe igihugu, urekarame igihugu, ubundi mu buryo busanzwe bw'abantu ntibishoboka. Ariko kubera yuko ari ibintu byavuzwe n'Imana, uhereye ku byo Imana yabwiye Aburahamu ikamurahira ko ikimuhaye, byarashobotse, ubu Abisirayeli bari mu gihugu. Ni ikimenyetso rero kw'itorero ko Bibiliya iratubwira ngo igihe cyabo n'icyacu biratandukanye. Ntabwo itorero ryacu n'iryabo bizakorana. Ni kimwe mu bimenyetso byerekana kugaruka kwa Yesu. Gushibuka k'ubwoko bwa Isirayeli, kugaruka mu gihugu cyabo, bagasubira hariya mu gihugu bari muri Palestina, bakaba ubwoko, bakaba igihugu. Hari icyo byari bikwiriye gukangura mu bitekerezo by'abantu basenga Imana, tukamenya yuko umwami Yesu ari bugufi. Nabivuzeho mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma mu bice 11 umurongo wa 25, aho yavuze ngo Imana ntiyataye ubwoko bwayo bwa Isirayeli, ariko ngo kugeza ubwo abanyamahanga bazinjira mu itorero bakagera ku mubare ushitse nibwo Abisirayeli bazongera n'ubundi bagacungurwa. Imana izongera igarure ubwami bw'Isirayeli, barabutegereje, bategereje ko Mesiya azaza. Ariko ku itorero bigomba kutubera ikimenyetso, tukamenya yuko Yesu ari hafi, kandi igihe cyacu, igihe cy'abanyamahanga kiri hafi kurangira, kugira ngo Kristo n'ubundi agaruke yime ubwami mu bwoko bwa Isirayeli. Bibiliya iratubwira Yesu yavuze byinshi ku bimenyetso bizaba byerekana kuza kwe. Avuga ku bimenyetso bizaba ku kwezi no ku zuba, dusanga muri Matayo ibice 24 umurongo wa 29 n'uwa 30. Hanyuma mu buhanuzi bwa Danieli mu bice ngira ngo ni 12 bya Danieli, uhereye ku murongo wa 4, Danieli we aza kuvuga yuko ngo benshi badajarajara hirya no hino, kandi ubwenge buzagwira. Avuga ko hazabaho ubwenge. Muri Matayo ibice 24 umurongo w'12 hari ibindi bimenyetso Danieli yavuze ko ubugome buzaba bwinshi, bigatuma urukundo rw'abantu benshi rukonja. Muri Yakobo ibice 5 umurongo wa 1, Bibiliya itubwira yuko hazaba abantu b'abakire, abantu bazagira amafaranga bagakira, abakire bagakira, ariko abakene bagakena. Bibiliya iratubwira mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo, urwandiko rwa 2 mu bice 3 umurongo wa 1, hatubwira yuko hazabaho ibihe birusha. Bibiliya ikatubwira ko hari ibimenyetso bibiri Yesu yahaye itorero. Ibi ni ibimenyetso rusange dusangiye n'abandi bantu, ariko iyo usomye urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abitesalonike mu gice cya 2, hari ibimenyetso bibiri by'umwihariko Yesu yahaye itorero rye. Ikimenyetso cya mbere, yavuze ko muri icyo gihe, muri bimwe mu bimenyetso bizagaragara, bizaba byerekana kuza kwe, benshi bazimura Imana. Hazabaho kwimura Imana mu buryo budasanzwe. Nibyo Pawulo yandikiye Timoteyo, arabimubwira mu rwandiko yamwandikiye. Nagira ngo tuharebe mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo, dusome urwandiko rwa mbere ibice 4 uhereye ku murongo wa 1. Pawulo abwira Timoteyo, aramubwira ngo ariko umwuka avuga yeruye ati, mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Abantu bazagwa basubira inyuma. Abantu b'Imana bazagwa basubira inyuma, bave mu byizerwa. Niho Pawulo abwira Timoteyo, yamubwiye ngo bazaba bafite ishusho yo kwera, ariko imbere ngo bahakana imbaraga zako. Ikindi kimenyetso cya kabiri Yesu yahaye itorero ni uguhishurwa k'umugome. Muri iyi minsi hamaze iminsi hacicikana ku mbuga amawodiyo
n'ibindi byandikwa bivuga yuko Antikristo ngo atangiye gukora. Abantu batuye muri Amerika ubona bohereza utu audio bakubwira yuko ngo Antikristo yatangiye, ariko nagira ngo mbabwire ko Antikristo ntabwo tuzamwakira, ntituzamurya mu biryo. Antikristo azigaragaza ku mugaragaro, ntabwo azaza mu rwihisho ngo umuntu agire impungenge yuko ashobora kuzamwakira yakiriye amafunguro. Antikristo azakora akazi ke ku mugaragaro. Hari amategeko azashirwaho, hanyuma abatazayumvira abo ngabo nibo bazahura n'izo ngorane. Kuba uyu munsi batubwira kuguma mu mazu kubera icyorezo, iyi ni gahunda, ni catastrophe naturelle yabayeho, kandi ibihe nk'ibi ngibi byagiye bibaho. Ariko Antikristo we azakora, hari igihe azakora ku mugaragaro, hanyuma agashyiraho n'amabwiriza, agashyiraho n'ibimenyetso mwese muzi, hanyuma utabyemeye ubwo niwe uzahura n'izo ngorane. Ariko impungenge abantu bagira ngo wenda bashobora kumwakira mu buryo bw'ibanga, bakakira ibintu mu buryo bw'ibanga, ntekereza ko atari byo. Azashyiraho gahunda ye, wemererwe kuja guhaha ariko ufite ikimenyetso cye, wemererwe kuja kuvurwa ariko ufite ikimenyetso cye, wemererwe kuja gufata amafaranga muri banki ariko ufite ikimenyetso cye. Ntabwo ari ibintu bizaza mu ibanga, ni ibintu bizaba ku mugaragaro. Niyo mpamvu abantu badakwiriye kugira impungenge, ahubwo bakwiriye gusenga Imana kugira ngo tuzabe dufite imbaraga zizadufasha kubasha guhangana n'ibyo bihe, kuko bizabaho. Bibiliya itubwira yuko hari ibindi bimenyetso bizabaho. Bibiliya iravuga ngo abantu bazagushwa igihumure no kwibaza no kwibwira ibyenda kubaho, kandi ngo n'imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Nibwo Yesu yabwiraga abigishwa be, arababwira ngo ubwo nibwo muzabona umwana w'umuntu aje mu bicu byo mu ijuru afite imbaraga n'ubwiza bwinshi. Reka turebe ni izihe mpamvu zizatuma Yesu agaruka. Bibiliya itwereka impamvu zizatuma Yesu agaruka. Ndashaka kuvuga impamvu zigeze nko muri enye cyangwa eshanu zizatuma Yesu agaruka ku isi. Yesu azaza kubera ko niko yasize avuze. Dusoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yohana 14 umurongo wa mbere, yaravuze ngo ntimuhagarike imitima, abwira abigishwa ngo mwizere Imana, ngo nanje munyizere. Mu rugo rwa data hari amazu, iyaba atarahari mba mbibabwiye, ariko ndagiye, ariko nzagaruka mbajane. Yesu azaza kubera ko niko yasize avuze. Azaza gusohoza icyo yasize avuze, abwiye itorero rye. Muri Yeremiya igice cya mbere umurongo w'11 hari ijambo ryigeze kuza ku mukozi w'Imana Yeremiya, ari mu iyerekwa. Hanyuma umuntu aramubaza ngo Yeremiya we urareba ukabona iki? Yeremiya aravuga ati mbonye inkoni y'umurinzi. Ku murongo w'11 Uwiteka aramubwira ngo waroye neza ukuntu ndinda ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Yesu azaza gusohoza icyo yasize avuze. Iyo ni imwe mu mpamvu izatuma Yesu agaruka, kuko ntabeshya, ariko azaza gusohoza icyo yavuze. Ijambo rya kabiri rizatuma Yesu agaruka, Yesu azaza gutwara abe. Yasize avuze ko azagaruka kutujana. Ibyo tugomba kubimenya ko ibyo Yesu yasize avuze azaza kubikora, azaza gutwara abe. Ijambo rya gatatu, Bibiliya iravuga ngo azaza gushimirwa abera no gutangarirwa kubw'abamwizeye. Tubisanga mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abitesalonike igice cya mbere n'umurongo w'10. Gutangarirwa. Umurimo wo gucungura Yesu yarawukoze. Yakoze umurimo wo gucungura kuko yaje mu isi abyemeye. Iyo misiyo yo kuza gucungura abantu yarayemeye. Ariko kugeza kuri uyu munsi
ntabwo abantu yacunguye yari yabamurikira se, yari yabamurikira Imana. Niyo mpamvu akwiriye kugaruka kugira ngo ibintu byose abishyire kuri gahunda, abishyire ku murongo, kugira ngo abo yaviriye amaraso ku musaraba igorigota azaba amurikire se, azerekana iminyago, azavuga ngo dore data, ngaba abo wampaye, ngaba abo nacunguriye ku musaraba, ngabo abo naguze ikiguzi cy'amaraso yanjye. Azaza rero gushimirwa abera, kuko azashimirwa na se kubw'uwo murimo yakoze. Ikindi kizatuma Yesu agaruka, Yesu azaza kwima ingoma. Nabivuze, azaza kwima ingoma mu bwami bwa Isirayeli. Bategereje ko Mesiya azaza. Hari amagambo Yesu yabwiye abigishwa be dusanga mu butumwa bwiza bwa Luka ibice 22 umurongo wa 28. Yarababwiye ngo nimwe mwagumanye nanjye, twihangana na mubyo nageragejwe byose, nanjye mbabikiye ubwami. Yesu azaza kwima ingoma y'imyaka 1000. Kuza k'umwami Yesu ni kumwe, ariko kurimwo ibice bibiri. Azava mu ijuru rimwe, ariko muri uko kuza kwe kurimwo ibice bibiri. Mu gice cya mbere azaza gutwara itorero rimusanganire mu bicu. Hazabera ibirori. Abiga Bibiliya bavuga yuko itorero na Kristo bazahamara imyaka 7. Imyaka 3 n'igice itorero rizaba ari mu rwambariro, imyaka 3 n'igice itorero rizaba riri mu birori hamwe na Kristo. Icyo gihe nikirangira, hano ku isi hazaba hari ibindi bintu bihaye bihanyura. Satani azaba arimo ategura urugamba, azaba arimo ategura intambara kurwanya ubwoko bw'Isirayeli. Abera b'Imana nibamara kugenda, isi izagira ikibazo gikomeye cyane, ku buryo leta zizaba ziriho zizahagarika ibintu byo gusenga, bakavuga yuko abakristo batongera gusenga. Satani azagira imbaraga nyinshi. Hanyuma abantu batazaba baragiye muri uko kugaruka kwa Yesu, bari abakristo, bari abanyetorero, bazaba basigaye bazamenya yuko abera bagiye, bazamenya yuko itorero ryagiye. Abo hari abazemera gutanga imibiri yabo nk'igitambo, bakemera kwicwa bazira iryo zina. Nubwo bazaba basigaye, ariko bazemera kwicwa kuko bazamenya yuko basigaye. Abo rero ntabwo bazumvira amategeko n'amabwiriza, nibo bazahura n'intambara. Hano ku isi hazaba hariho gahunda yo kubuza abantu gusenga, kubera yuko ikintu kizaba cyabaye, abantu bazaba babuze mu bihugu byose, muri za leta zose. Hanyuma leta zihagurukire guhagarika uwo murimo wo gusenga. Nibwo hazabaho akarengane, nibwo hazabaho kubabazwa. Abantu bazaba barasigaye batagiye mu kugaruka kwa Yesu, nibwo bazatanga amaraso yabo bakemera kuyamena, kuko bazamenya yuko basigaye. Hanyuma Yesu rero arangije uwo murimo w'ibirori hariya mu bicu, nibwo azamanuka aje kwima ingoma mu Isirayeli no gutabara ubwoko bw'Isirayeli, kuko bazaba bageze ahantu hakomeye. Bibiliya iratubwira ngo azakandagiza ibirenge byo ku musozi wa Elayono. Byanditse muri Zakariya ngira ngo ni ibice 14. Umusozi ngo uzacikamo kabiri, igice kimwe kizashiguka kije uruhande rumwe, ikindi kije urundi ruhande. Izo ni impamvu zizatuma Yesu agaruka. Impamvu ya nyuma ya gatanu izatuma Yesu agaruka, Yesu azaza guhora inzigo abatemeye ubutumwa bwiza. Tubisanga mu ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Abitesaloniki igice cya mbere umurongo wa 8. Reka njya kugera ku musozo mbabwire umwifato dukwiriye kugira abantu bategereje kugaruka kwa Yesu. Abanyetorero bategereje kugaruka kwa Yesu, ni ubuhe mwifato tugomba kugira ngo Yesu azasange twiteguye? Icya mbere, ijambo rye rirabitubwira, ni ukuba maso no guhora twiteguye. Ni amagambo dusanga mu ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko ibice 13. Reka tuhasome umurongo wa 35. Tugomba guhora turi maso kandi twiteguye ko umwami Yesu azagaruka gutwara itorero rye. Aravuga ngo nuko namwe mube maso,
kuko mutazi igihe nyir'urugo azaziramo, niba ari nimugoroba cyangwa mu gicuku cyangwa mu nkoko cyangwa ku museke utambitse, atazabatungura agasanga musinziriye. Icyo mbabwira ndakibwira bose, nti mube maso. Itorero ry'Imana tugomba guhora twiteguye kandi turi maso, dutegereje kugaruka kwa Yesu. Umwifato wa kabiri tugomba kugira nuko amatabaza yacu akwiriye guhora yaka. Tubisoma mu ijambo ry'Imana mu mugani w'abakobwa 10, ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice 25 uhereye ku murongo wa mbere. Bibiliya iravuga ngo icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajanye amatabaza yabo baja gusanganira umukwe. Muri abo 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abakobwa b'abapfu bajanye amatabaza ntibajana amavuta, ariko abanyabwenge bo bajana amatabaza hamwe n'amavuta mu mperezo zabo. Bibiliya iratubwira ngo muko atinze, abakobwa bose barahunikira barasinzira, ariko nijoro mu gicu kumvikana urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Tugomba guhora amatabaza yacu yaka kandi arimwo amavuta. Umwifato wa gatatu tugomba kugira abategereje kugaruka kwa Yesu, nuko tugomba kuba dufite umwambaro w'ubukwe. Yesu azaza gutwara umugeni, kandi yatanze ubutunzi bwinshi kugira ngo umugeni we arimbishwe. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu bice 22 uhereye ku murongo w'11 hari amagambo avuga ngo, umwami yinjiye kureba abasangwa abonamwe umuntu utambaye umwenda w'ubukwe. Aramubaza ati, mugenzi wanje, niki gitumye winjira hano utambaye umwenda w'ubukwe? Nawe arahora rwose. Maze umwami Yesu abwira abagaragu be ati, nimumubohe amaboko n'amaguru mu mujane mu mwijima hanze, niho bazarira bakakenyera amenyo, kuko abatowe ari benshi ariko abatoranijwe ni bake. Dukwiriye kuba dufite umwambaro, hari umwambaro w'ubukwe kubategereje kugaruka kwa Yesu, kandi ndifuza yuko buri wese uyu mwambaro aba gufite. Uyu ni umwambaro w'agakiza, tuwusanga mu buhanuzi bwa Yesaya igice cya 61 uhereye ku murongo w'10, aho Yesaya yabwiye amagambo avuga ngo, ndaja nishimira Uwiteka, umutima wanje uzaja unezererwa Imana y'agakiza kanje, kuko yanyambitse imyambaro y'agakiza. Uyu ni umwambaro w'agakiza tugomba kuba dufite dutegereje kugaruka kwa Yesu. Ni umwambaro w'umutima. Hari umuririmbyi waririmbye indirimbo aravuga ngo, none mwami untunganye. Aravuga ngo n'ururimi rwanje urweze kugira ngo nanye nzaririmbira iyo ngiyo. Aravuga ngo umwenda w'umutima wera cyane w'igitare ukwiriye muri icyo gitondo. Kubategereje kugaruka kwa Yesu tugomba guhora twiteguye kandi turi maso ko Yesu azaza. Ijambo rya kabiri, tugomba kuba amatabaza yacu agomba guhora yaka kandi arimwo amavuta. Tugomba kuba dufite umwambaro w'ubukwe. Ibyahishuwe bice 19 niwo murongo ndangirijeho. Umurongo wa 7 haravuga ngo, twishime tunezerwe kandi tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye kandi umugeni we akaba yiteguye. Dore ahawe kwambara umwenda mwiza w'igitare urabagirana, kandi uwo mwenda ni imirimo yo gukiranuka yabera. Ndabifuriza icumweru cyiza, ndabifuriza kuzabana na Yesu, ndabifuriza kuzabona umurage w'abera, ndabifuriza kuzaba mu ijuru ryera, ndabifuriza kuzaba mu mugabane mwateguriwe. Mu gitabo cya Danieli ibice 12 umurongo w'13 hari amagambo marayika yamubwiye ya nyuma. Aramubwira ngo, nuko Danieli, genda utegereze imperuka, kuko weweho uzaruhuka kandi igihe nikigera uzahagarara mu mugabane wawe. Ndatekereza ko ibyo twategereje imyaka myinshi n'ibyo twaharaniye imyaka myinshi tuzabibamo. Dukore dushishikaye, kandi aho turi
dukomeze dutekereze ku ijambo ry'Imana. Nifuje kubibutsa yuko Yesu azaza. Ibimenyetso byerekana kuza kwe birahari, yarabitubwiye. Ariko Yesu umunsi umwe azaza. Ibyo nibyo byiringiro byacu, nibyo byiringiro by'abera. Dukomere kandi dukomere kwibanga. Icyo wahawe ugikomeze, agakiza kawe ukagumane. Yesu naza adasange witeguye. Ngiye gusenga. Ndagira ngo senge Imana. Aho uri niba wumva hari ikintu cyakubuza, ukumva muri iyi minsi hari uko ubuzima bwawe bwaba bwarahungabanijwe n'ibyo wagiye uhura nabyo, uracyari umwanya wo kwegera umwami Yesu. Aho uri ndagusaba ko n'ubundi utekereza ku mubano wawe n'umwami, hanyuma tugasenga Imana kugira ngo iturinde kandi duhore twiteguye turi maso. Mana Data, mu izina rya Yesu, ndagushima kuri ibyiringiro by'itorero. Ndagushimira ko ari wewe gakiza karyo. Ndagushimira ko ari wewe mbaraga zaryo. Ndagushimiye ko tutibeshe. Ndagushimiye ko ibyiringiro byacu n'ibyiringiro bihamye tubifite nk'igisika umutima, nta cyabituvanamo. Nubwo isi yahinduka, nubwo imisozi yakurwa hayo, ariko ibyiringiro byacu turabifite n'ikiziriko kidacika. Ndagushima ko wasize uvuze yuko uzagaruka gutwara itorero, kandi ngushimiye ikiguzi cy'amaraso yawe wavuye ku musaraba ku bwaryo. Ndagushimiye ko ari wewe uduhaye imbaraga zo gukomera no gukora dutegereje kuza kwawe. Ndagushima ko wasize utanze ibimenyetso bizaba byerekana kuza kwawe. Ndagushima ko wakunze itorero, kandi ndagushimiye ko urisengera, urisabira kugira ngo uzaryishira ari umugeni ugukwiriye. Nsengeye uwo mwene data wese muri uyu mwanya ushobora kuba yaramaze kugera kure, akumva intambwe ze zitari zihagaze neza, ariko muri uyu mwanya ureke buri wese agarure ibyiringiro bye ku Mana, kuko ndahandi dutegereje agakiza kacu. Ndagushimira ko watubwiye byose kandi utubwira iby'ingenzi tuzaba dukwiriye kuba dufite kugira ngo niwaza uzasange tukwiteguye. Reka amatabaza yacu ahore yaka iminsi yose, kandi uduhe uwo mwambaro w'ubukwe, umwambaro w'umugeni ukwiriye kugira ngo ubwo uzaza uzasange tukwiteguye. Icubahiro, ishimwe no guhimbazwa Mana bibi byawe. Ndasengera abanyetorero bose aho bari, abari hafi n'abari kure, Mana, kugira ngo ubakomeze muri ibi bihe by'iki cyorezo cyateye isi. Ndasengera igihugu cyacu Mana, kugira ngo mu ngamba ziriho zo kugira ngo abanyarwanda iki cyorezo kitakomeza gukwirakwiza ubukana bwacyo. Komeze kubana natwe kandi bikenewe byose kugira ngo tugume mu ngo, ubiduhere ubuntu kuko uri Imana ishobora byose. Icubahiro kibi cyawe, niko mbisabye mbigushimira mu izina rya Yesu. Amen. yose yagize ubwoba ibonye umaze gupfa, maze ibyigishwa no kunanirwa ukwakira Muremyi. Izuba ryo ryahise rihomba, haba
yesu